ese wari uzi ko hari isi irimo ihuriro n'abantu barenga miliyari 3 ku isi? Si icyamamare cyo muri Hollywood, yewe si n'umunyapolitiki ukomeye cyane. Ni isura y'umugabo ubona muri filime ya Yesu. Ndabizi abenshi muteze amafoto yo mu nzu zanyu, abenshi muzi ko ari we Yesu wa nyawe. Ese wavuze ko uyu mugabo ubona asenga, amwenyura ndetse akababara ku musaraba, ndetse n'abenshi mutunze amafoto yo mu nzu mu buzima busanzwe atari umukristo wa cyane? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka atangaje, ibyago n'ibitangaza byabereye kuri seti ya filime ya Yesu mu 1979. Kuki Brian Deacon yatoranijwe, kandi kuki mu myaka 45 iyi filime ikiri ya mbere ku isi? Reka tubijyemo. How do you get Jim on the cross, nail him to it, flip him on his face, then flip him back over and so he lands on his back and without killing him? You gotta find ways to do it. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu hari hakenewe umuntu umwe agombaga gukora amateka. Hashakishijwe umukinnyi mu bantu barenga 900 baturutse impande zose z'isi. Abateguraga filime The Jesus ntibashakaga umuntu uzi gukina gusa, bashakaga amaso arimo impuhwe zidasanzwe. Brian Deacon, umukinnyi w'umunyaburayi, niwe wagaragaye nk'ushobora kwikorera uwo mutwaro. Ariko harimo ikibazo. Musanzwe Brian Deacon nk'uko yari umukinnyi w'umunyaburayi, yari umunyaburayi cyane, afite amaso y'icyatsi. Kugira ngo bamuhindure Yesu w'i Nazareti, abahanga mu birungo cyangwa se makeup artist bakoze akazi katoroshye. Bamwongereza urujya ubukorano, bamushyiraho umusatsi ndetse bamuhatira kwambara contact eyes z'ikigina cyangwa se brown kugira ngo amaso yiwe ase n'ay'Abayahudi. Brian avuga ko gukina umwanya bitari gukina gusa, ahubwo byari nk'aho umwuka wera yamukoreshaga mu buryo nawe atabona uko asobanura. Reka turebere hamwe ibyago n'ibitangaza byabereye muri filime cyangwa se kuri seti ya filime ya Yesu. Iyi filime ntiyafatiwe muri studio cyangwa se ngo hakoreshe CGI, ahubwo iyi filime yafatiwe mu butayu ndetse yafatiwe mu mukungu ukomeye cyane, hahandi ubushyuhe bwageraga kuri degre Celsius 40. Ikindi gikomeye cyane nuko Brian Deacon yageze aho aza kurwara umubiri urananirwa ndetse arwara n'umuvuduko w'amaraso ukabije. Hari n'igice bagezemo ashengurwe n'uburemere bw'umusaraba kwa hasi, igiciro kiramufata. Byasabye ko bahagarika akazi cyangwa se gushutinga iyi filime mu gihe kingana n'ibyumweru 2 kugira ngo Yesu cyangwa se wakinaga mu mwanya wa Yesu ariwe Brian Deacon abanza akire. Sinibyo gusa cyane ko muri mwaka wa 1976 muri Israel hari umutekano muke cyane. Iyo baga bafata amashusho babaga bazengurutswe n'abasirikare ba Israel bitwaje imbunda, kuko bafataga amashusho mu bice bishobora kugabwaho ibitero by'iterabwoba. Umuntu uwo ari wo wose muri action yavugwaga muri film yabagerekejwe n'ubwoba ndetse n'amasengesho menshi cyane. Ariko se wari uzi ko muri iyi filime habayemo igitangaza batateganyije? Amateka ndetse n'abahari bavuga ko mu gihe bafataga igice cyo kubatizwa ku ruzi rwa Yorodani, inuma ya nyayo yamanutse mu kirere ikaza kicara ku rutugu rwa Brian Deacon cyangwa se wakinaga ari Yesu muri filime. Nta muntu wayihamagaye, nta muntu wayitoje, bose bahise bacecekera icyarimwe, bumva ko ijuru ritanze ikimenyetso. Iki nicyo kimenyetso cyatumye filime iba umugisha ku isi yose. Ikindi gitangaje cy'iyi filime, maze guhindurwa mu ndimi zirenga 2100, harimo n'ikinyarwanda cyacu dukoresha no mu Rwanda. Imaze gutuma abantu barenga miliyari 6 bumva ko Yesu ko yabayeho kandi kabakunda. Brian Deacon ubu ngubu tuvuga wakinye muri ino filime ari Yesu, ubu tuvugana afite imyaka 26, ariko aracyavuga ko gukina iyi filime ari ryo shimwe ruta yandi yabonye mu buzima bwe. Imyaka 45 nashize, ariko The Jesus filime mu 1979 ntishobora gusaza. Kuri bamwe ni filime isanzwe, ariko ku bandi babarizwa muri za miliyari nirwo rugi rwafashije gusobanukirwa urukundo rw'Imana. Wowe uyireba ni ikihe gice cy'iyi filime cyagushimishije kurusha ibindi? Bizi ko iyi filime yagiriza abantu benshi. Ese wowe uyireba ni ikihe gice cyakurije kurusha ibindi byose? Ese nawe wakoze uzi ko Brian Deacon ari Yesu wa nyawe? Tubwire igitekerezo cyawe muri comment. Kandi niba ukunda kumenya byinshi nyuma muri cinema cyangwa se film industry, kanda subscribe cyangwa follow. Tuzabane mu bindi biganiro bikurikira.